ngiye kuvuga Nyagasani. Uvuga Nyagasani bati ni Imana nta kindi. Ariko rero Nyagasani bibarirwa mu bisingizo baha Imana, ariko ibisingizo byunganira, ibisingizo bakomora ku bantu bundi bya buri uwo bitangaza. Nyagasani bivuga ufite cyangwa utanga agasani, ufite cyangwa utanga agasani. Agasani bikavuga ihirwe, bikavuga umudendezo, umunezero uvanze n'amahoro. Ngako agasani. Naho bahera bagira bati umuzimu arira ku munyagasani. Umunyagasani ufite agasani, ufite ihirwe, wagize amahirwe, umuzimu arira ku munyagasani. Naho ngaho bavuga, bahera bavuga kimwe mu bimera mu cyuhagiro, bati bakacyita ikiziranyenzi. Ikiziranyenzi ni ikimera, hari abakizi, abakuru bacyita icyugururagasani, kuko bagikoresha mu muhango w'icyuhagiro, mu cyuhagiro, mu kuvanaho amavunane, amiziro, ibiki, icyuhagiro. Abandi bakora ibyo bita aspersoire, ibyuhagiro, imiti batoranya, ibimera batoranya bakabikoresha mu cyuhagiro. Bene iyo mihango yakoreshwaga no muri Kiliziya Gatolika. Ubu ngubu byaragabanutse, ariko mbere ya misa bagenda batera amazi y'umugisha abakirisitu bose. Abanyarwanda rero nabo bakoreshaga icyuhagiro mbere yo gukora imihango imwe n'imwe. Muri icyo cyuhagiro hakazamo rero ikiziranyenzi rimwe na rimwe, habagaho ubwo bakoresha ibindi. Icyo kiziranyenzi rero bakagitsinda, ni ukutakivuga mu izina uko cyakabaye, bakacyita icyugururagasani, gifungura ihirwe rikaza, icyugururagasani. Ni muri iyo nyito rero y'ihirwe, inyito ubu ngubu nasanze bamwe babyita ukundi. Inyito uko byari byarateganyijwe mu rutonde rw'amagambo y'Ikinyarwanda akoreshwa avanywe mu ndimi z'Igifaransa nka le sens, la signification, the meaning, niyo nyito. Muri iyo nyito rero y'agasani y'ihirwe bavuga umusozi wa Kigali. Kigali nk'umurwa mukuru w'u Rwanda. Kera abanyaburayi bataragera mu gihugu, Kigali yari umurwa wubashywe. Umusizi Sekarama yayise umuturagasani. Umuturagasani yagize ati impundu ziravuga mu mirambi ya Kigali, ziranamije ku muturagasani. Umurwa w'ihirwe, umurwa w'umutuzo. Ni naho baganisha mu izina ry'uwo bise Byagasani. Byagasani se wa Nyecura. Nyecura umwikirizi, ni umwikirizi usubira mu bisigo bigarukeho, umwikirizi w'Rwamiko, ahitwa Rwamiko, hamwe na Shyogwe mu karere ka Muhanga. Mu by'igihumbi 890 niho yaba yaravutse. Uwo mwikirizi rero usubira mu bisigo yari se w'umwikirizi Nyecura. Mu migani shingiro rero naho, imigani shingiro niko mbyita, ibyo bita mythe
utanga mu mugani shingiro. Umugani shingiro w'ibimanuka, hari Nyagasani, bamwe bazi Gasani nicyo gikunze kumvikana, ariko hari n'abagiye kera bavugaga ko ari Nyagasani aho kuvuga Gasani. Uwo Nyagasani akaba umugore wa Nkuba, bombi bakaba bari batuye ku ijuru hamwe n'abana babo, abahungu babiri, Sabizeze ariwe Kigwa cyangwa Kimanuka, na Mututsi na mushiki wabo Nyampundu. Sabizeze wa wundi Muyango aririmba. Usibye ko nigeze kuganira nawe ndirimba uko bari muririmbaga bya Kinyarwanda, aravuga ati niryo ngiryo yifatiza ahubwo tanaho ngaho bahera. Mu by'ukuri ngo Sabizeze Sabihegera, umwana w'inkondo n'inkongoro, umwana w'ibikeri inka by'amayugi, curiza amayumbo n'amayugi uze wonge, ntige nyoko ntige nyoko. Iryo niryo bya rusange bya kera, noneho ukaba wabiryoshya ku bundi buryo bwawe. Uwo ni wo Sabizeze rero, akaba afitanye isano na Gasani cyangwa Nyagasani. Ni bake babivugaga, bake cyane. Nyagasani rero ni umugereranyo. Kugereranya, umugereranyo ni ijambo rikuru rya Kinyarwanda, kuvuga comparaison mu Gifaransa. Umugereranyo baheraho. Nyagasani ni igisingizo wahaga umukurambere nyir'igicumbi, bahaga umukurambere nyir'igicumbi, aba umukurambere w'umuntu wapfuye wo mu muryango bubaha, bakaba baramwubakiye inzu bamuterekereramo, cyangwa niyo barimo bakagira bati niyo umukurambere nyir'igicumbi, bakayubaha cyane. Ibyo nabigarukaho kwabyo mu byerekeye guterekera. Naho rero ngarutse aho natangiriye, mu masengesho no mu ndirimbo, mu nyigisho z'amadini ya gikirisitu cyane cyane, Imana rurema bayita Nyagasani, ariko ni ukugereranya, ni ukuyitirira mu by'ukuri. Hari umugereranyo nyine utingiye kuri iyo nyito, ni igisingizo wahaga umukurambere nyir'igicumbi. Mbigarukeho mu masengesho bati Imana ni Nyagasani, naho bituruka. Ariko tumenye ko ubwo baba bahindura, bavana mu Gifaransa, mu Kilatini, abo dusanga n'iyo ngiyo aho ubukirisitu bwaturutse buza mu Rwanda, nabo uvuze le Seigneur, ngo Seigneur bashaka kuvuga Imana. Seigneur mu by'ukuri hari umuntu, abantu bitwaga ba Seigneur mu byo bita feudalité, bitiranyije n'ubuhake, usibye ko nta huriro. Seigneur cyangwa Lord mu Cyongereza, bariho ni abantu, ariko Imana bakavuga Lord cyangwa God cyangwa Seigneur Dieu, bityo urumva ko naho bihura. Noneho mu Rwanda ntabwo bibeshye bashaka bavuga ko Imana ari Nyagasani, abandi bari abantu kimwe naho, ndumva bifututse. Ikindi igisingizo cyunganira ni Nyirigira. Iryo zina riboneka cyane cyane mu mazina y'inka, ikavuga ku buryo budashidikanywa. Mu mazina y'inka bikurikiranye, sinabivuze amazina y'inka dufite imitumba, ni ukuvuga volume, imitumba 2
y'amazina y'inka tubikesha Alexis Kagame. Imitumba ibiri sinabizanye ariko mumenye ko biriho, ni ngombwa kumenya ko biriho. Birimo imikarago, ni ukuvuga imirongo ibihumbi 28,800 ibihumbi. Umwihariko sinzabivuga ku buryo buhagije, umwihariko w'u Rwanda, kandi ibyo bigatangira ku ngoma ya Gahindiro mu kijana cya 18. Ibintu nk'ibyo eho byatangira mu mazina y'inka, tukaba tufite ibyo. Ntabwo uzabisanga mu bihugu sindiwe mbivuga bidukikije cyangwa n'ahandi. Ibi turabifite n'umurage. Aho ngaho rero n'ivomo n'iriba n'amariba y'umuco yacu. Ni ngombwa ko nta wagira uwarenganya, ariko ni ngombwa ko mu rubyiruko babimenya ko ibyo tubifite biriho. Ni ishema. Nyirigira rero musanga muri ibyo ngibyo. Hari umwisi navuze Ndangamira, yisi inka ya Musoni. Ni inka nziza, izina ryiza cyane, inka ya Musoni. Ifite imikarago myiza ya gihanga. Uwitwa Thomas Kabeja yatabarutse muri 1994 kubera jenoside yakorewe Abatutsi, ariko yari yafashe iyo imikarago y'inka ya Musoni hano mu Rwanda no muri Uganda. Hari impunzi n'ibiki, noneho hakagira imigereranyo 5 imigaro cyangwa imigaruro, ibyo bita version, imigaruro 5, akageranya gasanga ari kimwe, abantu baratoye kimwe rwose, kandi bataricaye hamwe ngo bige kwa mwarimu umwe, baragiye bahererekanya. Nabyo ni umwihariko, ni ishema ry'Abanyarwanda. Ibyo ngibyo ndabifite, ariko ndumva biri no muri mu nteko y'umuco, icyahoze ari IRST, ibyari birahari. Aho ngaho mu nka ya Musoni aravuga ati nimuragire inka za Rwogera, nimujye mu nka za Nyirigira. Ni ukuvuga uwo Rwogera nibyo bita umubangikanyo w'imvugo n'ikivugo. Nimuragire inka za Rwogera, nimujye mu nka za Nyirigira. Ibyo birazwi mu buvanganzo, ibyo bita parallelisme mu Kinyarwanda, ni umubangikanyo w'ingingo n'amagambo, ni kimwe. Hari na Rukazambuga mu by'1890 mu izina y'isi inka ya Murenzi rwa Kibibi yo mu Mushongore mu Muhozi. Simbivuzeho, ntabitindaho. Yagize ati zigihimbaje isibo, zisumbuye andi mashyo, ziyereka Nyirigira. Ubwo se washidikanya ko ari ukuvuga ko ziyeretse umwami? Muri iryo zina uwo Rukazambuga anavuga ati Imana iyigira inyamibwa, iyemana na Nyirigira. Ni ukuvuga umwami. Nyirigira rero mu ibanze ni umwami, ariko ubu baririmbira Nyirigira bavuga Imana Nyagasani. Nyirigira ndakwizeye, niringiye ijambo ryawe, n'indirimbo iriho muri Gatolika. Hari na Nyamurunga, ntabwo ari cyane tkunze kuvuga ko Imana ari Nyamurunga, ariko hari n'uwabivuga. Ubusanzwe Nyamurunga ni kimwe mu bisingizo byinshi bahaga ingoma Karinga, bashaka kuvuga ko yunga abantu, nk'umurunga bagafatana nk'abafatanyijwe n'umurunga. Nyamurunga akamaro
kayo iyo karinga kakaba ko guhuza abantu bagashyikirana. Ni nayo baturaga iminyago n'ibindi. Umusizi Mbaraga mwene Bagorozi mu kinyejana cya 18 ku ngoma ya Cyilima Rujugira, mu gisigo cye cyitwa Urubanza ruhari ntiruhumburwa, yagize ati bishywe niyo zinyuze ingabo, iyo zinyuje ingabo za Munyazi wa Munyaganyana ntiziravutsa Nyamurunga iminyago. Ibyo biragaragara, ntiziravutsa Karinga iminyago, kuko iminyago bayituraga Karinga, niko babyumvaga. Kuba rero Nyagasani yari igisingizo cy'ingoma Karinga bigaragara no mu gisigo cya Rurezi. Siniriwe mbisubiramo, ariko birumvikana ko Nyamurunga ari umwami, nako ingoma Karinga ikaba n'Imana. Ibisigo byose uko ari 4, hanyuma 6, bose ntibibaye 10. Ibisigo by'Imana bibaye 10, bya 10 bakunda bamwe. Ikindi, ingingo ya 3, Imana rurema ntibayitiranyaga n'Imana zaremwe. Bimwe mu byo bita Imana bitari Imana rurema, hari amahirwe, umugisha. Hari byinshi rero mu mvugo ya Kinyarwanda abantu baganira bivuga umugisha, bivuga Imana, umugisha, amahirwe. Noneho abadasobanukiwe bamwe bagakunda guhindura mu ndimi z'amahanga cyangwa iki, bavuga ngo ni Dieu, God, Dieu, kandi ari wenda ari Dieu avec akanyuguti gato kubandika Dieu, divinity. Hari ariko ntibitangaze nabyo, avuga ngo Dieu, ngo Abanyarwanda babyitiranya, ariko biratandukanye no mu Tirawumani na hehe hose n'Abahebureyi n'abaki. Hari Imana ruremane n'Imana ntoya, nabo bari babizi. Biri mu Isezerano Rishya kwa Pawulo Mutagatifu cyangwa Pawulo Wera, aho bavuga, nabyize mu Kilatini cyane cyane mu Kilatini, ngo Dei sumus, turutumana. Abanyarwanda rero nabo bari bazi ko hari Imana rurema n'utumana. Hari amahirwe, ariko hari n'Imana yeze wambara impigi, cyo baragurishije kikera, ukuvuga kigahirwa, kikaba positif, n'ikibe negatif, kigatungana. Bavuga Imana yeze, icyo gihe bakayambara mu gituza, akaba n'ibitongero byo kuyambika. Ashyira Imana yeze bayikoza mu agahanga, indahangarwa n'ubuhangarwa n'abazimu n'abarozi mu gituza. Ashyira Imana mu gituza, wituze mu gituza, uture mu Rwanda, igutuze mu Rwanda, wituze mu gituza, igutuze mu Rwanda. Urutwaro utwara inka n'ingabo, nabanje ku rutugu rw'iburyo. Urutwaro utwara inka n'ingabo, hanyuma akabega ubegera abakeba. Ni byiza cyane. Hano babanga iburyo, hariho ababikora no mu bakirisitu b'Abaorthodox. Hano batya Abanyarwanda nabo bagera batya bakabega ubegera abakeba. Kubega ni uguha akantu abakeba, aho mwagombye kuba mushyamiranye, abagore barwanira umugabo cyangwa iki, akabegera mukeba we akamuhaho. Ibyo ni Imana Yezu ko bayambikaga.
biratunganye. Hakaba rero no mu biti, ariko mbere yo kuvuga ibiti mvuge Imana, amatungo ibyo baragurishaga inka, intama, impinga, inkoko, n'ibi by'amatungo. Inka, intama, inkoko, ihene, babyitaga amamana. Isubiremo, niko babyitaga, bakavuga nuko bisumbana. Intama ihinyuza inkoko, inka ihinyuza intama, bityo ni ukuvuga yiruta, isumba. Hari Imana rero ibiti n'ibirebire aha ngaha, ibiti. Ku biti rero bakavuga ibiti by'urwibutso, bakavuga ku Mana y'Uburunga. Imana y'Uburunga hariya mu bya Kinyinya, iriya misozi, ukuvuga nayireba aho nicaye, ariko Kinyinya yarazwi muri Gasabo, hari aho bavugaga hitwa ku Mana y'Uburunga. Uburunga ryari itorero ry'umutwe w'ingabo Abakemba ku ngoma ya Cyilima Rujugira, mu gihe yari atuye hariya ku Gisozi hitwa Ntora, narabivuze, Ntora. Hakaba rero umutwe w'ingabo Abakemba ukagira itorero ryitwa Uburunga, zikuriwe n'uwitwaga Cyoya cya Rukiza Kigeli cyo mu Burunga. Yaramamaye afite igisingizo, ikivugo cyiza, simbitinzeho ibyo ngibyo, ariko bakavuga batagiye ku Mana y'Uburunga. No mu 1922 bari bakivuga ngo agiye ku Mana y'Uburunga. Aho ngaho kuko iryo torero ryakundaga kuhahurira bagasabana, kandi no ku ngoma ya Cyilima Rujugira, ariko hambere sinzi ubu ngubu niba bakibivuga. Hakaba rero ku Mana y'Imandwa muri Kinazi, ni hariya mu ntara y'Amajyepfo. Kinazi harazwi kubera inganda n'iki, hari akantu k'agahuru k'uduti bahuriragaho cyane abantu abo ari bo bose, bakajya kuhibukira Imandwa, ibyangombe n'ibindi, bakabasa n'abazitaramira. Si ukubandwa, barahakoranaga bagakora ibindi mihango yo kubyina. Ibyo umuntu yabigarukaho mu mateka y'ibyo byo kubandwa ku ngoma, turi ku ngoma ya Rwabugiri cyane cyane niho byatangiye. Ubu rero sinzi niba bakibigira, ariko hariho n'ifoto yabyo mu gitabo cy'umuzungu umubirigi wabaye rezida hano i Kigali witwa Bourgeois, yigishije n'ihuye muri groupe scolaire d'Astrida, yabaye umuyobozi wa Cyangugu muri 1935 n'ibindi. Arazwi rero mu mateka y'abayobozi. Yafashe n'ifoto y'aho ngaho iriho muri iki gitabo yanditse. Wabishaka sinzi ubu ngubu uko byifashe, nagerageje kubaza ariko sindamenya uko hameze aho ngaho. Bavuga rero Imana y'Imandwa. Ku Mana y'abakobwa rero naho muri Karongi, abakobwa cyangwa abagore, umuntu yabivugaho akabitindaho. Hari ku Mana za Rusenyi mu murenge wa Mubuga muri Karongi, naho ingabo za Rwabugiri zakundaga kuhahurira zikahishimira
ah, intsinzi mu mvugo y'ubu ngubu, umutsindo, kuko zabaga zaganje, zageze, zasumbye amahanga cyane ni hakurya mu bushi, hari n'ibiti byo ku iraro, bita ku iraro aho umwami yabaga yaraye, bakahubaka, bakaharanga kabiri, bakahubaka. Hari aho nzi nka Musumba, muri Musumba mu majyepfo ya Muhanga, ahitwa Musumba hari ibiti kera by'iraro, bavuga ko hari umwami Mutara Rwogera wahanyuze harara. Ibyo biti rero by'iraro bakabyubaha cyane, hakagira n'abagenewe kubirinda bakabihererekanya mu muryango, kandi bakubahwa n'Abanyarwanda kuko babaga ari abakozi b'ibwami barenze ibyo biti. Ingingo ya kane ni amazina y'ahantu havugwamo Imana, izina ubwaryo rivugwamo Imana. Ashobora kuba afitanye isano n'umuhango wo kuragura, uko mbikeka simbihamye, ariko umuntu yazagenzura aho Imana zereye, zaba zarakunze kwera zigatanga ihirwe. Aho ni nka by'Imana mu Ruhango, by'Imana iri muri Ruhango, yamamaye cyane aho mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 1945, aho bahashingiye misiyoni paruwasi ya by'Imana, bayitaha nari mpari muri 1945. Izina rero niho ryatangiye kwamamara bya by'Imana, ariko bishobora kuba byari bishingiye ku biti byari bihari kera, bijyanye no guteretsa no kuraguza iby'Imana. Hari na Busasamana, izina ry'umurenge wa Nyanza na Ruhango, Busasamana nabyo, Busasa Imana baragura. Hariho n'izina ry'umurenge w'akarere ka Rubavu ubu ngubu. Kera hitwaga Marumba, ni ukuvuga ahari ikirumba cyangwa ikirumba, ni ukuvuga hari isenga ry'impyisi, hari ahantu hagiye hogera hakamenyekana hatyo. Si ho honyine, hari no mu Kabaga, hariya muri Ruhango, muri Kinihira, ku musozi wa Kinihira munini hari isenga. Sinzi niba naherukaga impyisi zigihari mu 1956 bityo, kwaho bitaga kwa Sehegera n'ibigize imbere. Hanyuma mu by'1952 Musenyeri Bigirumwami asaba yuko iryo zina aho hantu, iyo santarari yahindura izina ikitwa, ikareba ukundi yitwa, itiswe Marumba. Noneho hari umupadiri wakomokaga mu bya Ruhango nyine, mu Ruhango rero kavukire, azi Busasamana ya Ruhango. Noneho aho ngaho ahita Busasamana. Aho kuva ubwo rero Musenyeri Bigirumwami ahubaka santarari, hari paruwasi misiyoni. Icyo gihe bari bakivuga misiyoni,
turi mu 1955 noneho hahinduka paruwasi ya Busasamana, n'ubu hanyuma bifata umurenge wa Busasamana. Hari n'irindi zina rero ahitwa Bweramana. Bweramana ni izina ry'umurenge wa Ruhango nanone, n'iry'akagari k'umurenge wa Muhororo mu karere ka Ngororero, mu karere ka Ngororero. Bishobora kuba bisubiyemo, bishobora kuba bifitanye isano rero no kuragura ibyo.